Shalom 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 abakunzi mwese ba Elayo TV, ndabasuhuje aho muherereye hose. Katwihute dusenge, ndabona bwije ariko iki kiganiro numvishe kinjemo cyanjemo na mu gitondo. Ndavuga ati ibi bintu kambibakusanyirize bibasobanurire kugira mu bimenye. Kristo wakoze kuturinda, wakoze kubana natwe, usanzwe ubana natwe cyane, ubane natwe kurushaho. Eleto pesta kota yavo, imbaraga zawe niziganze wera, reka tubure ubone kukoreye muri twa maraso ya Kristo tugaragareho, tuvuge tuyoboye n'umwuka wawe wera icyatwibagiza cyose. Toka daimoni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabasuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana mubane twumve kino kiganiro cy'uyu munsi. Hari inzozi abantu, ntabwo ndatinda, hari inzozi abantu barota, ariko hari agakorasi kavuga ngo ushimwe wa Mana we, ushimwe wakoze ibikomeye, ushimwe. Utu tuntu tubamo amavuta, ibi bintu byo kuririmba bibamo amavuta, bibamo izindi mbaraga. Ujye ubikunda, Dawidi yararimbaga imyuka mibi igahunga. Katwihutire rata kurota uri kumwe n'abasitari, ibyo bintu biba bivuga iki? Uri kumwe n'ibyamamare n'abasitari musangira, babatumiye ahantu hamwe mu nama cyangwa mu kirori muri gusangira, ukabona mbese muri kumwe, wana nawe uri umuntu ukomeye, umuntu w'umunyacyubahiro. Bivuga iki? Nuko Imana ibiri kukubwira yuko ukubona uwo musitari na musitari, ntabwo wenda ni urugero. Hari abarota bari kumwe na Bruce Melody, hari abarota bari kumwe na Israel Mbonye. Mugenda mumbwira nanjye naho ngenda mbimenyera, ariko nanjye nshobora kubirota n'undi we. Ariko ubundi ujya ubirota ukarota uri kumwe na Bruce Melody na Israel Mbonye. Hari abarota bari kumwe na Cristiano, cyangwa ukarota uri kumwe n'ikindi cyamamare. Ushobora kurota uri kumwe na Messi. Hari abambwira ngo barota bari kumwe na Vestina na Dorcas. Biba bishatse kuvuga iki? Cyangwa ukarota uri kumwe n'undi munyacyubahiro ufite izina wenda rikomeye, uzo etopesta kotabo. Biba bishatse kuvuga iki iyo uri kumwe n'abo bantu? Biba bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga iki uri kumwe n'ibyo birangirire? Kurota uri kumwe n'ibyo byamamarire cyangwa n'abo basitari cyangwa n'ibyo birangirire, Imana biri kukubwira nuko nawe igiye kukugira umuntu ukomeye, igiye kukugira umunyacyubahiro. Uwo munyacyubahiro kuba muri kumwe nawe wageze ahantu h'abanyacyubahiro. Niba ari amafaranga afite nawe Imana igiye kuyaguha, niba ari icyubahiro rero ketabo stavo, ni Imana ibikubwira ko igiye kukugira umuntu ukomeye nawe w'umunyacyubahiro. Umuntu ukomeye, si uzi ngo ukomera gusa n'amafaranga yaba yaribo n'ibindi byose n'imitungo. Salomo ngo yari umuntu w'umunyacyubahiro, umuntu ukomeye cyane mu bami babayeho. Menyana n'ubu nta muntu wari wafugura udushumbi tw'inkweto ze. Yari afite amazahabu, afite ibintu bikaze, abaja iki n'umwami wakomotse mu muryango wa Dawidi. Rero Imana iri kukubwira ati ibyo bintu ukarota uri kumwe n'abasitari, aba hano mu Rwanda, haba abasitari hirya no hino ku isi, muri kumwe, abo ba Cristiano, abo ba Bruce Melody, abo ba Dorcas na Vestina, ba Israel Mbonyi n'abandi batandukanye. Mwabona urota uri kumwe na Messi, cyangwa ukarota n'ikindi cyamamare, haba mu muziki, haba muri filme, haba muhehe. Imana ne topese kotabokine moze kirevos. Abo suri kumva boroshye, nawe Imana ibiri kukubwira ati ngiye kukugira umuntu ukomeye. Ndumva ari ibyo. Imana ibaho umugisha. Nimero yanjye ni 0784 414 9 0784 414 9 Inzozi utasobanukiwe urazitubwira tukagusobanurira. Noneho ushobora no kwandika muri commentaire ati muzavuge kuri izi nzozi, ntacyo bitwaye. Nkunda kuvuga kano kantu, dukorera Imana nk'abazapfa ejo, ni iminsi yo gukizwa neza. Nkabyumvise abantu bakiri mu byaha, abantu bazi ko bari bakijijwe bakagwa, abantu bifuza gukizwa, namwe mu mamagare mwature mbasengere. N'abantu baba bashaka ngo Imana bakoreye deliverance, nge n'abasengera gusa ukatura, ubundi Yesu akakubohora izo nyatsi, iyo minyururu, ibyo byose bituma utagera ku iterambere, ibyo bituma udakora ubukwe, utwarinda iwanyu kabiri, uracuruza bikanga. Ibyo byose uraduhamagara kuri iyo nimero, cyangwa ukabanza watwandikira tukaguha rendez-vous tukagusengera. Gira groupe y'abana b'Imana yitwa abanyamwuka, dusengeramo ibaho ibihe byiza. Tugiraho amasengesho yo kwiriza, nijoro saa 9 turabyuka tugasenga, niba ture ya mu gitondo saa 11 tugira ibihe byo kumva ubuhamya, twumva ijambo ry'Imana.
niba utari wagera kuri iyo gurupe ufite ikibazo, karibu unyandikire kuri iyo nimero. Ntekera ubukwe, noneho na za gato z'ubukwe n'iza aniveriseri, aho hari n'ibikoresho twagiraga bimwe by'igikoni bitandukanye, aho hose ushobora kutwaporocinga, ibyo byose bikakugera, izo serivisi zikakugeraho. Imana ibaho umugisha abantu. Ariko hari abantu nabwiye ati turi mu buryo bwo gushaka uburyo twakora ibiganiro byiza bya kamera, mudushyigikire. Nimero yanjye niyo, amazina murayazi, ni Imanirakarama Mateo. Mudushyigikire kandi nta nkunga iba ntoya, ushobora gushyigikira Elayo TV kugira dukore ibiganiro byiza, guhera ku giceri cy'ijana, 10,000, 100,000, 200, 500 na miliyoni narenzayo. Ndabizi hano hari abantu bahamagawe kandi topesta kota yabo bumvira mwuka. Aba bantu barota bino bintu, bakarota zino nzozi, bari kumwe n'abantu bakomeye bagiye mu bihugu byo hanze, bari mu birori bikomeye n'abantu bakomeye, bicaye mu myanya ikomeye. Aba bantu habageze kandi Imana, abantu bakomeye nabo baba bafite ibintu bikomeye, amafaranga n'ibyo ba elesto kesta poketabo enemos badafite ubibahe kugira babe abantu bakomeye. Nyine ikintu umuntu ukenewe nako ukomeye asabwa kugira abakomeye, aba bantu bibahe. Urakoze kuri kumwe nabo mu izina rya Kristo Yesu, kandi aho bazagera ntibazakuveho, bazakomeze bagukorere, bakomeze bagendere mu kuri no mu mwuka, imigambi yawe ikomeze lebo stakota ibe ku buzima bwabo. Iki kiganiro giherekeresha imbaraga n'umwuka wawe wera. Aba bantu batuye, aba bantu bagiye guca bugufi, abantu bagiye kukugarukira, aba bantu bagiye gukizwa, ubaha imbaraga. Urakoze kubanye natwe Kritos teto paragire mone ata, ugerekeresha imbaraga n'ibimenyetso, muhabwe icyubahiro na mwuka wawe wera mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda cyane abakunzi ba Elayo TV. Ukibona ikiganiro ukigera kuri Elayo TV, kora subscribe, ubundi sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, muri kubona ikiganiro tugikoze bwije n'urukundo. Shalom, 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 shalom. Ndabakunda cyane, amen.